Welcome back to Skillinova Africa. Muri iyi video tugiye kurebera hamwe uko wakora flyer bitewe n'icyo ushaka. So flyer ni ingenzi rero iba imeze nk'ifoto ariko iriho yabaye edited, iriho amagambo, iriho buri kintu cyose. So flyer ku bantu bakora business ikoreshwa mu gihe wenda dushaka kuronshinga business yacu, project yacu, cyangwa se dushaka kwinvitinga abantu mu gihe hari igikorwa kigiye kubaho kuri business yacu. Ikindi wenda hari igikorwa kiri buze kuba dukeneye gutumira abantu cyangwa kugaragaza ko ibyo bintu biri buze kuba. Wenda urugero urabona iyo abahanzi bafite Iwacu Festival muzika bakora banners zigaragaza ko bazatangira gukora ryari, wenda ni ku itariki 10 bigeze kuri 20 nibwo uwo muntu azakora igitaramo. So iyo flyers rero ibiriho wenda amafoto ndetse na logo zabo n'ibyo bazakora n'igihe bazatangirira. Ni nk'itangazo ariko riri guided, rigaragara neza kandi rifatika. So ikindi flyers it's like ni nka invitation wenda ku bantu wenda ufite save the date uri gutumira abantu, naho urayikoresha gutegurira umuntu birthday, nabwo wakoresha flyers. So muri iyi video rero ngewe nari nakoze ngiye kubera ukuntu nakoze iyi ngiyi yanjye. Nari mfite Skillinova Africa Hub yari ifite gutanga training kuri ibi bintu bikurikira: kuri basic computer skills, Microsoft Office, Google Workspace, website development na database. Muri icyo gihe rero ngiye nakoze iyi flyers kugira ngo ninviting abantu babe baza bakamenya ibyo turimo, nabo bakaza to joining. So ngiye kukwereka rero uburyo nayikozemo, ariko ntago ari iyi ngiyi yonyine wa designinga. Ushobora kudesigninga akantu ugaragaza birthday ya mugenzi wawe, uri kugaragaza igikorwa kigiye kuba. So flyer is the most important. So ntucikwe rero muri iyi video, tugiye kubireba neza. So ibi washobora kubyeditinga, ariko uraza hano kuri ukoresha web browser ufite, ese ni Chrome, Google Chrome, ni Firefox, whatever iyo wakoresha iyo ariyo yose, ugasacingamo Canvas. Canvas flyer template. Iyi niyo tool tugiye kwifashisha. So uratwara iyi ngiyi free printable flyers, flyer template you can customize. Iyo ushobora kweditinga ni iyi ngiyi uri buze kwifashisha. Hano bakwereka ibintu byinshi, baguhereza amatemplate menshi. Urabona hano bitewe ni urugero wenda ugiye gukora nka live muzika concert, ushobora kuza ugahindura hano. Ushaka kugaragaza ibingibi ushobora kuza ukeditinga. Wenda ugiye gukora flyer yo gutumira amateraniro, wenda y'igiterane kigiye kubaho, ushobora gukoresha iyi ngiyi nyine bitewe. Birthday ushobora kweditinga iriya, wenda ni Bible study. Buri kintu cyose hano gifite buri kantu kacyo. So twebwe rero icyo tugiye kureba ni iki. Tugiye gukora nk'iriya nari nakoze wenda yo kwa advertisinga, cyangwa se turi nka Skillinova Africa iraba irimo gutegura igikorwa cyo gutanga training, noneho tujye dukore flyer invitinga abo bantu. So reka dukoreshe iyi ngiyi rero, iri bibuze kubidufasha. Uhita uza hano ukavuga ngo use this template. Ikindi kandi ibingibi ubikora iyo ufite access kuri internet. If you don't have the access to internet, ntago bikunda. So urabona ibingibi rero uraza ukabyeditinga, ukagenda ubikuraho bitewe n'icyo ushaka gushyiraho wowe. So twebwe rero tugiye kubikuraho aya mafoto, dushobora kuyakuraho. Urayiselectinga ukajya kuri delete, kongera right click delete ukagakuraho. Wenda naka ngaka ushobora gukora right click
ukayisiba bitewe n'ibyo ushaka wowe. So aka rero ushobora kukazamura nabyo birashoboka. Like this. So tugiye gutangira rero dushyiraho iriya logo twari twagize, nta handi uza, uraza hano kuri upload. Hano hari amafoto nari naragiye nkoresha, niyo ndibuze kongera nkoreshe, ariko wowe ugahita ujya muri nuza yawe muri folder ukazana amafoto yawe. So hano turi buze gukoresha iyi ngiyi. Iyi ngiyi ndashaka ko ijya hehe, ijya hano, ukayeditinga nyine ukagabanya size. So iyi ni ya logo yacu, hanyuma nyine urakastomizinga ku buryo ibintu byose ushaka bigaragara nk'uko ubitekereza. So iyi ni logo yacu rero dushyizeho kano kanya. Hanyuma ibi nabyo ushobora kubihindura, ubonye yuko twebwe ni Skillinova Africa. So ibi ngibi rero turi buze kubisiba, twiyandikiremo ibyacu. Node turakora double click kuri yo, hanyuma wandike Skillinova Africa. So urakastomizinga buri kantu ku kandi, ukongera size. So urabona ko bise bizaho tukagasiba, gasigarana aka ngaka. Ushobora kuza ugahindura ukongera size. Like this. Washaka ugahindura color birimo bitewe nuko ushaka ko bigaragara, ukawuza hano ugahitamo color ushaka. Reka dukoresha iyi ngiyi, niyo sawa iyi. So like this. So ibi ngibi rero dushobora nabyo kubisiba. Iyi hiring reka tuyisimbuze training. Training program. Urabona ko bibaye byari bibaye binini cyane.
ushobora kuza ukongera size, maybe reka tugarukirize hano. Ushyiraho color ushaka ko nyine the way ushaka ko bigaragara, ugahindura mpaka ubonye ibara ushaka cyangwa wifuza. So it's a very important rero kuba wagera so like this. Dushobora kongera size y'ibi ngibi kuko ariyo logo ya company, kavuga ati reka size yiyongere. Like this. So it's training program. Tumenye size yabyo. Tukabizana hano. So you join our team, ntabwo twayisiba, ahubwo ibi ngibi turabisibamo. Nyuma dufate text ngiyi hano yaje. Turimo ntuselecting, hanyuma hano hari amagambo nari nashyize muri word ndi buze gukoresha. Nkagenda nayo nkaya selectinga, nkaza nka pastingamo hano control V. You see. Hari hano. So ibi reka tubisibe. Usigazamo wowe ibyo ushaka. Ugenda ukurura ifoto, ukurura ako kantu, niko n'ibyo wanditse bigenda birushaho kugaragara, size yabyo yiyongera. So amagambo arimo hano dushobora guhindura size yayo. Guhindura ibara naryo ry'aya magambo, naryo tukarigira iyi blue. Hano ntabwo biri kugaragara, turaza mpaka dushyizeho color dushaka ko ijyaho. Ni hano kuri text,
dushyireho iyi ngiyi hanyuma tuyiboldinge. urabona ko at least biragaragaye, ariko urabona ko biri disorganized. biri disorgana. Dizo twareka gutya ntacyo bitwaye. Analyze what I did. So we are looking for technology. In these days, technology is a foundation for everything. So that's why Skinnova Africa Hub comes to assist African youth for engage with technology. That is the context, and also benefits. Nta kintu turayihinduraho, ahubwo turi buze guhindura akangaka. Ngize control A inselectinze both, ariko reka tuze duhindure ibingibi birimo hano. tuzane ya magambo twifitiye hano, ibyo tuzagira control C, hanyuma tuze ibi tubisibe, dukande control V byaje. So urabidraginga ubizane hano, ugabanye size, editing ibisanzwe. Shaka hano, so n'uburyo bwa mbere like this, hanyuma ugahindura twa tuntu, hindura color, aho dukoresha the same color. Ngere size mo gakeya, hanyuma dushyireho za bullet, selecting amagambo arimo imbere, ni nka word isanzwe. Dore hano uraza ugire gutya. So byose nuzi selectinga, ukaza ugashyira jya hano biri buze kwiarranginga byose. So
that is what I did. So iyi benefits nayo turi buze ku increasing the size zayo, turaza hano twongere mpaka ibaye pitse cyane. Nyuma yo turayiboldinga, turakomeza tukongera size, kugeza ubwo nyine iri buze kuba igaragara gutya. So hano ni for more information, wabizamura ukabigeza hano maybe gutya like this. So hano rero dushobora gufata text nk'ibisanzwe, dore ngiyi hano iyo dufashe aho igiye, iyo kaje ari nk'agaplasi gatwara gutya, hanyuma kubera ko ibirimo biri selected, turaza hano muri Microsoft Word, tegure amagambo ushaka gushyiraho, ayo wateguye ngiye ni aya ngaya, kande Ctrl A nayo kande Ctrl C uyakopiyeyo, hanyuma nurangiza uze ukande Ctrl V. So bihita biza rero ukarwana no kuyajyana aho agomba kujya. So ukadeletinga ibi bidashaka, nyuma ugakomeza ukagera. So iyo turakomeza tugire gutya, tubikopiye nabyo. Tuze hano kuri A, choosing color, igomba kugira the same color, maybe kangabanye size gakeya kuko ni ya magambo yo hasi. Ikindi nshobora gukoresha ni kuri iyi text, ubwo ni ibi gusa ntabwo biri kugaragara, ariko ni twa tugambo tuba turi hasi, for more information. Hanyuma hano tugiye gushyiraho igihe iyo training izabera, iyo training program. Tubanze dushyiremo ifoto hano y'umuntu uzaba uhagarariye iyo training. So uri buze hano ugiye kuri upload, jya hano mfitemo amafoto nari mfite, ariko ubwo uramutse utayifite ushaka kujya kuyikura wenda muri computer yawe, waza hano kuri upload files, nimuze hano ushake ifoto, dore ngewe iyo nakoresheje n'iyi ngiyi, ndongera ndapulodinga kandi again niyo nsanzwe nyifite. So nindangiza nyizane hano, so izemo hano. Ariko so naba nyishyize hano, hanyuma nkasiba akangaka, nkayizana nkayishyira aho nshaka ko ijya. So like this. No, not yet.
this. Hanyuma tugiye gukora ku buryo dushyiraho n'itariki igihe izo training zizabera. So ku bindi bisobanuro byo ntabwo ari ngombwa ngo bigire cyane, kuko byo ubundi bijya hasi cyane. So ifoto yo rero reka tuyireke gutya, naribi komeza uyikurura niko igenda igaragara cyane, igaragara tugiye gutya. So hano rero tugiye gushyiraho indi text igaragaza, turi buze gushyiramo amatariki, tugaragaze itariki dushaka. So uraza hano kuri text, tushyireho add text box, dore ngaka kaba kaje kari kagatwara hano gutya, no kuva kari selected twandike wenda from twenty to 30 July 2026. Hano nibwo iyo training izaba. Hano nuko nanditse nkanze shift. July 2026 ubwo izajya iraba. Hanyuma ndibuze kugira ibingibi, ndibuze kubikora bipika cyane kugira ngo nazajya bibona. Ndahindura na kara yabyo kugira ngo uzabibona azajya ahita amenya the day, igihe ibintu bizabera. So mwejeje iyi ngiyi rero sasa, iyi ngiri urabona size iracyari ntoya, so I have to increase that. Like this. None ibi ngibi nabyo bifite kongererwa size kugira ngo umuntu arusheho kubona ibyo ari byo, kuko hano nashyizeho ko ku bindi bisobanuro waca kuri email. For more information, YouTube channel ni Skillnova Africa, email niyo ngibi. Urabona ko flyer yacu imaze kuba nziza. So ushobora kwibaza se ni gute na downloadinga, ese natangira kuyisharinga gute? Icyo nacyo ni ikibazo ushobora guhita wibaza. So nta kundi kuntu rero ubigenza, uraza hano kuri igihe ukeneye kuba wayidownloadinga, uraza hano kuri file, hanyuma ugahitamo ugascrollinga down here, hanyuma download, hanyuma ushobora guhitamo limited size, nyine biterwa n'ibyo ushaka. Then download, ugategereza iminota yarangiza ukaba usoje gukora flyer yawe. So ngayo nguko rero, uko niko rero ushobora gutegura flyer yawe, ukagenda weditinga bitewe n'icyo ugiye gukora, bitewe n'uko ugiye kubigenza, ukaza gusanga ari uko nguko bimeze. Ukaba wanayiprintinga ukayishyira ku mabanners, abantu bakareba ibintu wenda ugiye gukora, cyangwa se igikorwa kigiye kubaho, nka cyagiye wenda habayeho amatora y'umukuru w'igihugu cyangwa se ikindi kintu, ukaba wabikora ukaba wabipublishinga. So it's very important rero kuba wabimenya. Twabonye yuko niyo ugiye gutegurira umuntu birthday nabyo birakunda, ushobora kweditinga ifoto ye ugashyiraho andi magambo meza,
ugashyiraho amagambo amukomeza ndetse n'ibindi bintu byinshi ushaka gushyiraho. Ikindi ugiye gutegura nka service ziri buze kubera kuba bitewe n'igikorwa cyabaye special, wenda ku biterane n'ibitaramo biba byabaye by'abahanzi n'abandi bantu babwiriza ubutumwa bw'ijambo ry'Imana. So ngayo nguko rero, urakoze wowe twabanye. Yari Agnes Muhawenimana, mukomeje kubana kuri Skillinova Africa, naho utaha.